uhabwe icyubahiro data ugira neza uri mu ijuru. Tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi utugirira, izina rya rihimbazwe. Tugushimiye cyane uburyo wabanye natwe muri uyu munsi. Tugushimiye ko dukundiye kugera muri aya masaha y'umugoroba, muri kino cyumweru wateguriye ubwoko bwawe kugira ngo uvugane nabo, twese utwigize hafi yawe, izina rya rihabwe icyubahiro. Data wera, ushimiye ko duhagarara mu mwanya wawe kugira ngo ibyo washimye kubwira ubwoko bwawe bivugire muri twe. Turagusabiye data wera kugira ngo umwuka wera tuvugishe, kandi abadukurikiye bose aho baherereye umwuka wera akomeze kubana nabo kugira ngo ijambo rya ritwegeranye nawe twese. Tubigusaba mu izina rya Yesu, amen. Katwongere tubaramutse mu izina rya Yesu, tuvuga tuti Uwiteka duhire. Dushimiye Imana cyane kubw'uyu mwanya, ndetse by'umwihariko ku bwa kino cyumweru Imana yatugeneye kugira ngo ivuganiremo natwe, yongeye kuduhembuza ijambo ryayo. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yamaze kubivuga, amazina nitwa Kayogera Robert. N'igihe tugiye gufatanya mu cyigisho kibanza cy'uyu munsi, kandi nk'uko tumaze kubabwira tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo kwakira inama y'umugabo wo guhamya. Kwakira inama y'umugabo wo guhamya nibyo tugiye kwigira hamwe. Hari igihe byaba amahundo y'ijoro ku badasanzwe biga ubuhanuzi bwa Bibiliya cyangwa se batamenyereye imvugo za Bibiliya. Iki cyitwa kwakira inama y'umugabo wo guhamya, turaza gutinda ni ijambo rishingiye mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 3, umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19. Turaza kubisobanura cyane mbere yuko dukomeza kwiga kugira ngo tubisobanukirwe neza. Ndetse muri kino cyigisho turaza kurebera hamwe inama y'umugabo wo guhamya n'iki, kandi abantu bayakira bati. Icyigisho cyacu cyubakiye ku Byahishuwe ibice 3, umurongo wa 18 ndetse n'umurongo wa 19. Murankundira rero tuhasome mbere yuko tubisobanura, tugatinda kukureba kino umuhanuzi yise inama yo guhamya, inama y'umugabo wo guhamya, ndetse n'uburyo twebwe tugomba kuyakira. Noneho reka dusome. Turasoma igitabo cy'Ibyahishuwe nk'uko tumaze kubivuga, Ibyahishuwe ibice 3. Reka mbwire wenda baba badukurikiye batamenyereye cyane ubuhanuzi bwa Bibiliya. Hari igihe tuvuga ibintu mu mvugo imenyerewe, tugasiga abashya n'abatamenyereye nabo tutanganye intambwe mu bumenyi bw'ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 2 n'ibice 3 havugwamo ibyitwa amatorero 7. Ayo matorero 7 yanditswe mu gice cya 2 cy'Ibyahishuwe n'igice cya 3, ibyo bice byose. Ayo matorero 7 arimo ni ubuhanuzi bwahanuye amateka y'itorero, uhereye igihe Yesu yarisigiye kugeza igihe azagarukira. Itorero ry'Imana ryagombaga kunyura mu mateka agizwe n'ibihe 7 bitandukanye. Noneho icyiciro cya 7 cy'amateka y'itorero nicyo cyitwa Laodikiya. Nicyo gihe turimo. Ni igihe iryo jambo Laodikiya ni ijambo risobanura ngo guca urubanza. Rero itorero rikaba ryaragombaga kwinjira muri icyo gihembwe cy'amateka yaryo, uhereye igihe cyagenwe n'Imana cyo gutangira gucira imanza bari mu isi. Kandi kubaza ubuhanuzi tutenda kwiga aka kanya, igihe cyagenwe n'Imana cyo gutangira gucira imanza bari mu isi cyatangiye mu mwaka w'1844.
ibyo hari ubuhanuzi bwinshi bwa Bibiliya bubihamya, nubwo atari byo twagambiriye kwiga uyu munsi. Ahubwo icyo twashatse kwerekana nuko iki gihe cy'amateka y'itorero cyitwa Lawodikiya cyatangiye muri uwo mwaka, ubwo igihe cyagenwe n'Imana cyo gucira abantu urubanza cyari kigeze. Rero ibivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 ku butumwa bwandikiwe itorero ry'i Lawodikiya nibwo tugiye gusoma, ariko cyane cyane ntabwo turi busobanure bwose, ahubwo turatinda ku cyo bise inama y'umugabo wo guhamya. Inama y'umugabo wo guhamya kuko ariyo dushaka gusobanukirwa, ngo dusobanukirwe ngo ni ibiki kandi abantu bayakira bati. Reka dusome ubutumwa bwose bwandikiwe itorero ry'i Lawodikiya. Ubwo bivuze ko ari ubutumwa bureba twebwe abariho muri kino gihe giheruka, twebwe abariho muri kino gihe giheruka cy'amateka y'itorero. Noneho reka dusome incamake y'ibyo tugiyemo, ndumva maze kuyumva. Aha ngaha ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bikurikira. Ibyahishuwe igice cya 3 turasoma duhere ku murongo wa 14 turageza ku murongo wa 19. Ariko nk'uko mwibuka ngitangira nababwiye ko ibyo tugiye kwiga, nubwo tugiye gusoma imirongo myinshi y'ubutumwa bwavuze amateka y'itorero mu gihe cya Lawodikiya, twebwe turaba dushakamo imirongo 2, umurongo wa 18 n'umurongo wa 19, ari byo bisobanura inama y'umugabo wo guhamya. Ubwo nako kagabane tugiye kwiga mu bya Lawodikiya. Ngaho reka dusome. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 14 haranditse ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya uti, uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, aravuga ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubiri, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti, ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo ube umutunzi, ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusega ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyanka bahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Aya magambo dusomye nibwo butumwa umuhanuzi arebeye mu jisho rya gihanuzi yitegereje imiterere y'abantu b'Imana bazaba bariho muri kino gihe gishyira iherezo. Abo bazaba bafite kwibeshya ku mibereho yabo, aho bazaba batekereza ko ibintu bimeze neza ntacyo babanye n'Imana neza, kandi bafite imibereho ishingiye ku kwibeshya. Icyo nicyo kibazo cya Lawodikiya. Noneho icyo bita inama y'umugabo wo guhamya ni amagambo yanditswe ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19 w'iki gice cya 3 cy'Ibyahishuwe. Niwo muti Imana yavugutiye indwara y'iby'umwuka yabo muri iki gihe. Nibyo tugiye gusobanura intambwe ku yindi. Ndagira ngo mbwire abaduteze amatwi ngo Lawodikiya ifite ibibazo bibiri bitandukanye. Bafite ikibazo cyo kwica amahame cy'amahame yishwe. Icyo cyo ndahamya ko nk'abagorozi twamaze kunywa umuti wacyo, bitewe n'ubutumwa twakiriye busubiza itorero ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Icyo kibazo cya Lawodikiya cyo kuba barataye amahame
gisa nkaho kitakituraje ishinga kuko umuti wacyo twawunyoye. Ariko Lawodikiya ifite ikibazo cya kabiri imbere y'Imana cy'imibereho y'iby'umwuka yononekaye, cy'ubwiza bw'iby'umwuka bwagajutse, si cy'isano n'Imana yacitse, ari bwo butumwa bureba umuntu ku giti cye. Icyo nicyo kibazo kitureba jyewe nawe, kiturebana n'abari mu isi bose, kiturebana n'abari mu isi bose. Ibi ni ubutumwa bureba umuntu ku giti cye, ibyo bise ngo dore kuko uvuga ko ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarira. Iyi mvugo ntabwo yerekeje ku ngorane iri kuyoba mu mahame. Oya, iyi mvugo ntabwo yerekeje ku kaga gaterwa no guta amahame, ahubwo iyi mvugo ishingiye ku kibazo cyugarije abantu b'Imana cyo kwibeshya. Umuntu akumva ko ari muzima mu by'umwuka, umuntu akumva ko iby'umwuka bye bihagaze neza, kandi imbere y'Imana ari indembe nk'uko bivugwa muri uyu murongo. Kugira ngo iki kibazo cyo kugajuka kw'imibereho y'iby'umwuka kivugutirwa umuti, Imana yatanze umuti witwa inama y'umugabo wo guhamya. Reka mbanze nsoma ibi kugira ngo twumvikane neza. Ndasoma burya ibyo Lawodikiya yarwaye, ntabwo Lawodikiya yarwaye guta amahame gusa, ahubwo Lawodikiya yarwaye no kononekara k'ubuzima bw'iby'umwuka. Ari naho nababwiye nti nk'abagorozi ku kibazo cya Lawodikiya cyo guta amahame, cyo umuti uroroshye ni ugusubira ku rufatiro rw'intumwa, ikibazo kikaba kirangiye, amahame tukayahagararamo neza. Ariko hirya yo guhagarara neza mu mahame, ntabwo ikibazo Imana ifitanye nabi iki gihe cya Lawodikiya kiba kirangiye, ahubwo haba hasigaye intambara ndende, urugendo rurerure rureba buri mwizera ku giti cye, noneho butareba idini muri rusange. Haba hasigaye ikibazo kireba buri muntu ku giti cye cyo kuvugurura isano we ku giti cye afitanye n'Imana, ari nacyo cyitwa ivugurura ry'imibereho y'iby'umwuka. Iryo vugurura ry'imibereho y'iby'umwuka niyo nama y'umugabo wo guhamya ivugwa muri iki gitabo. Reka ntangirire muri kino gitabo nsoma. Ndagira ngo nsome mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 5, mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 5, urupapuro rw'105, niho turi busome, maze nitumara kuhasoma turaza kugaruka kuri wa murongo wa 18 n'uwa 19 w'igitabo cy'Ibyahishuwe, dusobanura ngo iyi nama y'umugabo wo guhamya yagiriwe Abanyalawodikiya yarebaga abandi. Aho turahagera tumaze gusoma aya magambo ari mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 5 ku rupapuro rw'105, nk'uko tugiye kubireba. 105 ry'iki gitabo, ngaho mu nkundire kugira ngo ibyo tumaze gusobanura tubyumve neza. Aya ndayasomera kugira ngo abadukurikiye bumve ko ikibazo Lawodikiya ifite imbere y'Imana atari ubuyobe gusa mu myizerere, ahubwo ifite n'ikibazo cy'imibereho y'iby'umwuka yagajutse, noneho bikaba bisaba umuntu wese ku giti cye ivugurura ry'imibereho y'iby'umwuka. Muri kino gitabo haranditse ngo 105 haranditse ngo, oh, what can I say to open the blind eyes? Yo, mbega mvuga iki kugira ngo mpumure amaso y'abantu b'Imana ahumye? To enlighten their spiritual understanding, kugira ngo murikire ubwenge bwabwo bw'iby'umwuka bwamaze kugwa igihunya.
sin must be crucified. Icyaha kigomba kubambwa. A complete moral renovation must be wrought by the Holy Spirit. Kuvugururwa kw'imibereho y'iby'umwuka bigomba gusohozwa n'umwuka wera muri buri muntu. Iki nicyo bita inama y'umugabo wo guhamya ni ikigamije. Twebwe abamaze kwakira ukuri tugahagarara neza ku rufatiro rw'ukuri, kimwe mu biregwa Lawodikiya iregwa yo guta amahame, tukaba twaramaze kukivugutira umuti wo guhagarara mu kuri, tuba dusigaje urugendo rwo gukira indwara ya kabiri ya Lawodikiya yo gukira ubuhumyi bw'iby'umwuka no gukira kononekara kw'imibereho y'iby'umwuka, maze tukakira umwuka w'Imana agasohoreza muri buri muntu kino kintu inyandiko ivuze ngo ni complete moral renovation. Ni ukuvugururwa k'umutima kw'imibereho y'iby'umwuka gukozwe n'umwuka w'Imana, ariko bigakorerwa muri buri mwizera. Haranditse hakomeza hagira hati, we must have the love of God. Tugomba kugira gukunda Imana muri twe. Tugomba kugira gukunda Imana muri twe with the living abiding faith, kandi tukagira kwizera kuzima. This is the gold tried in fire. Iyo niyo zahabu yatunganirijwe mu ruganda ivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 18. Mwibuke ko mu Byahishuwe inama haranditse ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda kugira ngo ube umutunzi, kugira ngo ya mibereho ishingiye ku kwibeshya y'Abanyalawodikiya iveho. Uwiteka tugira inama yo kugura izahabu yatunganirijwe mu ruganda. Iki gitabo gikomeza kiradusobanurira ngo iyi zahabu yatunganirijwe mu ruganda ariyo nama umugabo wo gukiranuka, umugabo wo guhamya ukiranuka agira Abanyalawodikiya, igizwe n'ibintu bibiri. Ni ukuvugururwa kw'imibereho y'iby'umwuka, umuntu akagira umutima ukunda Imana, umuntu akagira ibyiringiro bishitse mu Mana, ngo iyo niyo zahabu yatunganirijwe mu ruganda. Noneho mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 3 ndagira ngo dusome dusobanura ibigize ayo magambo y'umwuka buhanuzi adufasha kumva kiriya Yohana yavuze mu marenga ati dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda kugira ngo ube umutunzi, ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Iyo aho ngaho ni ubuhe butumwa ijuru ryashakaga kutubwira iki? Hano tugiye gusoma igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 3 urupapuro rwa 254, ndetse turaza kurebamo ibintu bibiri. Ubu butumwa bubwirwa bande kandi bubabwira iki mu mvugo itari amarenga? Nyabuneka ndasaba abadukurikiye kugira ngo ahangaha muhumve neza hatagira umuntu usigara. Kwakira inama y'umugabo wo guhamya niryo jambo turimo kwiga. Iki gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 3 turasoma ku rupapuro rwa 252 haratubwira ngo ubu butumwa bugenewe bande. Haranditse ngo the message to the church of Laodicea is a startling denunciation. Ubutumwa bwandikiwe itorero ry'i Lawodikiya. Ubwo ni bwa bundi twasomye mu Byahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 20. Ibyanditswe ravuga ngo ni umuburo ukangaranye, and is applicable to the people of God at the present time. Ni ubutumwa bugenewe abantu b'Imana bariho muri iki gihe. Ibirebana no kuvugurura imibereho ntabwo bireba idini, ntabwo bireba idini runaka,
ahubwo ni ubutumwa bugenewe abantu bose b'Imana bariho muri iki gihe. Uyu muburo cyangwa uku kwinginga ngo ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ungureho umwenda wera, ungureho umuti wo gusiga ku maso, ayo magambo ya gihanuzi ntabwo areba idini runaka, ahubwo ngo ni ubutumwa bugenewe abantu b'Imana bariho muri iki gihe. Kuko byavuzwe mu marenga, byagora udasanzwe amenyereye imvugo za Bibiliya kumva icyo umwuka yashakaga kubwira abantu. Noneho reka dusome paje ya 250, paje ya 254, mwumve icyo bisobanuye. Hano haranditse ngo izahabu yatunganirijwe mu ruganda, bisobanuye iki ngiki. Izahabu yatunganijwe mu ruganda ivugwa hano abantu b'Imana bagomba kugura niyi. Umuhanuzi aravuga ati, in my last vision I was shown that even this decided message of the true witness had not accomplished the designs of God. Mu iyerekwa ryanjye riheruka nabonye ko n'ubu butumwa bwahuranije bw'umugabo wo guhamya ukiranuka butageze ku ntego yabwo. The people slumber in their sins, kuko abantu b'Imana bakomeje guhunikirira no gusinzirira mu byaha byabo. Noneho ariko umuti Imana yavugutiye abameze batyo n'uyu. Aravuga ati, ungureho umuti izahabu yatunganijwe mu ruganda. Mwumve icyo bisobanura. Iki gitabo kiravuze ngo izahabu yatunganijwe mu ruganda ivuze ibi bikurikira. Haranditse ngo faith and love are the gold tried in fire, which should be bought by the people of God to become live in spiritual life. Izahabu yatunganirijwe mu ruganda, kwizera n'urukundo niryo zahabu yatunganijwe mu ruganda iyo abantu b'Imana basabwa kugura kugira ngo babe bazima mu mibereho yabo y'iby'umwuka. Kugira ngo abantu b'Imana babe bazima mu mibereho yabo y'iby'umwuka, icyambere basabwa kugura ngo ni icyakindi umuhanuzi yise ngo ni izahabu yatunganijwe mu ruganda, ni imibereho, ni urukundo no kwizera. Ubwo bishatse kuvuga iki? Kugira ngo tugire ivugurura nyakuri ry'imibereho, tuba abakristo Imana yemera mu maso yayo, tuba abakristo ijuru ryizihiye, dusabwa kugira umutima ukunda. Bwa mbere umutima ukunda Imana. Uku gukunda kuvugwa ni ukukunda Imana, ni ugukunda ijambo ryayo, ni ugukunda inzira zayo, ni ugukunda abantu bayo. Iyo ubutumwa bwiza butavuguruye umutima ngo buwuhe iyo shusho, umuntu aba ataragira ryavugurura ry'iby'umwuka umuhanuzi yise kugura izahabu yatunganijwe mu ruganda. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya Mariko nako cya Yohani ibice 5. Hari ikintu cyababazaga Yesu ku bakristo bariho mu gihe cye. Yesu yari afite abayoboke bemera idini ariko badakunda Imana mu mutima. Icyo kintu cyababazaga Yesu, ariyo mpamvu twebwe abizeye bo muri iki gihe Yesu yatwoherereje ubutumwa butugira inama ngo ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, bisobanuye gukunda Imana. Reka tubanze dusome Yohana 5:42. Noneho niturangiza iyi zahabu yatunganijwe mu ruganda turakomeza kuyisoma tumenye ngo ni iki. Bivuze gukunda Imana no kugira kwizera kuzima. Ibi bintu bibiri turaza kusoma inyandiko zibisobanura. Ni rukundo ki twagira
Imana ikarwemera nk'iriyo ya zahabu yavuzwe mu buhanuzi. N'ukwizera guteye gute dukwiriye kugira Imana ikemera ko twaguze ya zahabu ivugwa muri ubu buhanuzi bwa Laodikiya. Yohana 5:42 Yesu yacyuriye ni ijambo risa n'inyuro kandi ryari ry'ukuri, yarivuze mu mutima ashengutse, abona abantu iby'idini babirimo ariko mu mutima hatarimo gukunda Imana, maze aravuga ati, Yohana 5:42 haranditse ngo sinshaka ishimwe ry'abantu, uwo ni umurongo 41, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Murumva aya magambo? Ubwo Yesu yari atewe igikomere no kubona abantu bayobotse Imana bari mu by'Imana ariko imbere mu mutima Imana batayikunda. Birumvikana? Imbere mu mutima Imana batayikunda, babibayemo nk'uko umuntu aba mwishyira hamwe runaka, babibayemo nk'uko umuntu abarizwa mu muryango runaka, ariko mu mutima badafite umutima ukunda Imana, mu mitima badakunda inzira z'Imana, mu mitima badakunda umurimo w'Imana, mu mitima badakunda ijambo ry'Imana, mu mitima badakunda abantu b'Imana. Iyo miterere imeze tyo niko kugira imibereho ivuga ngo ufite izina ryo kuriho ari kuri intumbi. Noneho Imana yavugutiye umuti icyo kibazo ikoresheje kohereza ubutumwa bw'ivugurura ari bwo bwitwa inama y'umugabo wo guhamya, ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Noneho reka dusome mu gitabo cy'ibihamya, muri iki gitabo n'ubundi cy'ibihamya umuzingo wa 5, ndasoma kuri paragrafu ya mbere ya page twasomyeho kare. Hatubwira ko izahabu yatunganijwe mu ruganda igomba kugaragarira mu gukunda Imana. Gukunda iki? Imana. Tuba tugize imibereho ivuguruwe, tuba tugize imibereho ivuguruwe uko Imana yifuza kwivugururwa. Iyo abantu bagize umutima ukunda Imana, umuntu agakunda Imana atabihendahendewe, umuntu agakunda Imana atabyingingiwe, umuntu agakunda Imana atabihatiwe, umutima iyo umeze utyo nibwo ubumaze kwakira irivugurura ari ryo ryiswe umuti Imana yavugutiye imibereho y'Abanyalawodikiya. Reka dusome rero page y'105 igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5, 105 turasoma noneho paragrafu ya mbere, aho twasomye kare twari twasomye ya kabiri. Noneho haranditse ngo, muri kino gitabo haranditse hati in this season of conflict and trial, we need all the support and consolation we can derive from the righteous principles. Muri kino gihe cy'intambara n'ibigeragezo dukwiriye ubufasha bwose dushobora gukomora mu mahame yo gukiranuka. Dushobora gukomora mu mahame yo gukiranuka. From the fixed religious convictions, from the abiding assurance of the love of Christ. Dukwiriye kugira ubuhamya buzima turi kumwe bw'umutima wakiriye urukundo rw'Imana, bw'umutima wakiriye urukundo rw'iki? Urukundo rwo ukunda Kristo. And from a rich experience in divine things, we shall attain to the full stature of men and women in Christ Jesus. In Christ Jesus. Dukwiriye kugera ku rugero rw'igihagararo cy'abagabo n'abagore bari muri Kristo Yesu. Kugera kuri urwo rugero, kugera kuri urwo rugero rw'igihagararo cy'abagabo n'abagore bari muri Kristo Yesu nicyo cya mbere gisabwa kugira ngo umuntu abe yakiriye iyi nama y'umugabo wo guhamya ku Banyalawodikiya. We must have the love of God with the living abiding faith. Dukwiriye kugira gukunda Imana
tukagira no kwizera kuzima. Birumvikana bavandimwe, uko bagura izahabu yatunganijwe mu ruganda, ibi byavuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo ari ukugwiza ubumenyi bwo kumenya imirongo ya Bibiliya. Kugura izahabu yatunganirijwe mu ruganda ari ryo vugurura ryuzuye twasomye muri iki gitabo, ntabwo ari ukugira ubumenyi cyangwa ukugwiza inararibonye, ngo ahubwo ni ukugira gukunda Imana kuzuye mu mutima. Rero ngaho buri wese nabisengere, buri wese nabiharanire. Umuntu wese urukundo rw'akunda Imana arushyire ku munzani, arebe ko atari urukundo ruhendahendwa, arebe ko atari urukundo rw'ingingwa, arebe ko atari urukundo ruhatirizwa, arebe ko atari urukundo akunda Imana ariko rwamaze kuresheshwa iki n'iki. Dukwiriye gukunda Imana nta utureheje, tugakunda Imana nta uduhendahenze, tugakunda Imana nta uduhatirije, tugakunda Imana ntacyo badusezeraniye, tugakunda Imana ntacyo twiteze tuzabikuramo. Igihe mu mutima hamaze kuba hatyo, tuzaba tuguze izahabu yatunganijwe mu ruganda. Icya kabiri cyavuzwe ngo ni urukundo no kwizera. Uku kwizera kwabuze mu bantu b'Imana ni ukuhi? Uko abantu bagira bakaba koko bumviye inama y'umugabo wo guhamya ivuga ngo ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ari rwo rukundo no kwizera. Byanditswe muri kino gitabo nanone cy'ibihamya, handitswe ko uku kwizera kuvugwa ngo ni ukwizera ko Yesu agiye kugaruka. Ngo uku niko kwabuze mu bantu. Twizera yuko Yesu azagaruka, ariko ya nkomanga ivuga ngo Yesu agiye kugaruka vuba, ngo uku niko kwabuze mu bantu. Nibyo igihe tuzagira kwizera gukora buri kintu cyose, ariko duteganya ko Yesu agiye kugaruka, ya zahabu tuzaba twayiguze. Byanditswe muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3, ndasoma page ya 255, ndasoma ku isubi ya 4 kugira ngo tujyanirane n'abadukurikiye. 255 ku isubi ya 4 handitsemo aya magambo agira ati: Faith in the soon coming of Christ is waning. Kwizera ko Yesu agiye kuza vuba ngo bimaze gushira mu bantu. Kwizera ko Yesu agiye kugenza ate ngo birimo kuyoyoka, birimo kurangira. Niyo mpamvu rero iyo bavuze ngo izahabu y'amagambo umwuka yandikiye itorero ry'i Laodikiya, ngo bitewe n'iyi mibereho yawe twamaze gusobanura imeze nk'uko twasomye, ati kugira ngo ukire iyo ndwara, ayo mapfa y'iby'umwuka, kugira ngo uhembuke mu by'umwuka, ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda. Iyo zahabu yatunganijwe mu ruganda ivuze urukundo no kwizera. Urwo rukundo ni urukundo rwo gukunda Imana nk'uko tumaze kubisoma. Nanone uko kwizera ni ukwizera ko Yesu agenza ate agiye kugaruka. Ntabwo twagira imyiteguro ya ngombwa, ntabwo twarwanya icyaha uko dukwiriye kukirwanya, ntabwo twahunga icyaha uko dukwiriye kugihunga, ntabwo twakora inshingano zitugomba igihe mu mitima yacu tudafitemo kwizera kutwemeza yuko Yesu agiye kugaruka vuba. Ngaho reka dusome. Faith in the soon coming of Christ is waning. My Lord delays his coming is not only said in the heart, but expressed in words and most decidedly in works. Kwizera yuko Yesu agiye kuza vuba byaracwekereye. Iri jambo ngo databuja atinze kugaruka ntabwo rivugwa mu mitima y'abantu gusa, ahubwo no mu bikorwa byabo no mu magambo yabo barabigaragaza.
usibye kuba mu mitima y'abantu bizeye yuko umwami atenze kugenza ate, kwa kundi umugaragu mubi yibwiye mu mutima ngo databuja aratinze. None igitabo kiratubwiye ngo iri jambo ngo databuja aratinze ntabwo abantu babyizeye mu mitima gusa, ahubwo no mu magambo no mu bikorwa barabigaragaza. Niyo mpamvu amapfa y'iby'umwuka nk'ayo yavurwa gusa no kongera guhembura kwizera kutwereka kugaruka kwa Yesu kutwegereye. Reka nkomeze nsome. Ndakomeza nsoma aya magambo agira ati stupidity in this witching time is stealing the sense of God's people as to the signs of the time. Ubupfu bumeze nk'uburozi burimo kurangaza intekerezo z'abantu b'Imana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu babona ntibabyiteho. Ngo ubupfu bumeze nk'iki? Nk'uburozi. Kuko isi iri mu bupfu bumeze nk'uburozi birangaza abantu b'Imana ku buryo n'ibimenyetso bigaragaza yuko Yesu agiye kuza vuba ubwenge burangara bugasigara butakibwitaho. Uko niko kwizera kwabuze, kuko iyo kumaze kubaho kukaba kuzima umuntu akabona kugaruka kwa Yesu kumwegereye, yakora ibimugomba atarazitse ibyo yagombaga gukora uyu munsi ngo azabikore ejo. Icya kabiri, icyaha umutima umwemeza ntabwo yarindira ngo azakihana mu mwaka utaha, ahubwo yakihana bikitwa none. Uwo afitiye umwenda ntabwo yarindira ngo azamwishyura mu kwezi gutaha, ahubwo yamwishyura none. Uwo babyira icyo bapfa ntabwo yarindira ngo baziyuzuza ngo cyangwa bizaba byirangiza, ahubwo kuko abarebona ko kugaruka kwa Yesu kumwegereye yakwiyuzuza nawe bikitwa none. Noneho amaso ahumye atareba ibyo niko kwizera kwapfuye. Iyi zahabu yatunganijwe mu ruganda ngo nukongera guhemburwamo ko kwizera kutwereka kuza kwa Yesu kutwegereye. Reka nkomeze nsome. Haranditse ngo the terrible iniquity which abounds call for the greatest diligence and for the living testimony to keep sin out of the church. Gukiranirwa guteye ubwoba. Gukiranira guteye ubwoba kwiyongera mu isi n'impamagaza iduhamagara gushishikarira gukura ikibi mu bwoko bw'Imana. Nibyo gukiranirwa kwiyongera buri kanya ni nk'impamagaza y'Imana ihwiturira abantu bose kugira ngo bakure ikibi mu itoro ryayo, itoro ribonere, bishatse kuvuga ngo buri muntu wese abonere. Noneho ibyanditse bigakomeza bivuga ngo faith has been decreasing to a fearful degree, and it is only by exercise that it can increase. Uku kwizera ko iherezo ritwegereye kwagiye gukendera kugashira ku rugero ruteye ubwoba, kwahemburwa gusa no kongera kugukoresha. Kwahemburwa gusa no kongera kukugenza gute? Dukwiriye noneho ikidukwiriye kugira ngo tugure izahabu yatunganijwe mu ruganda. Mu yandi magambo, duhembure gukunda Imana muri twe, duhembure kubona kugaruka kwa Yesu kutwegereye bihembuke muri twe. Bwa mbere dukwiriye kongera urukundo dukunda Imana. Icya kabiri, dukwiriye kurushaho kwita ku bimenyetso by'ibihe, tukita ku byavuzwe n'Imana, maze kugaruka kwa Yesu, urubanza rw'Imana nitubibone nk'aho bishyize kure, ahubwo buri kanya kubwo kwita ku bimenyetso by'ibihe, imirindi y'imperuka tukahora tuyumva hafi. Imirindi y'imperuka tugahora tuyumva hafi.
tukabona databuja agiye kugaruka tutararangiza ibyo yadutumye gukora, tukabona databuja agiye kugaruka tutararangije atashe yaduhaye, itaranto yadusigiye tutarazigenza ngo tubone inyungu zazo. Ngicyo izahabu yatunganijwe mu ruganda imarira abayakira. Kandi nguko uko bakira iyo nama y'umugabo wo guhamya ivuga ngo ungureho izahabu yatunganijwe hehe? Mu ruganda. Ariko si ibyo gusa bivugwa. Izahabu yatunganijwe mu ruganda ntabwo ari Uwiteka yatubwiye kugura yonyine, ahubwo yaravuze ngo ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Nibyo iyo myenda yera isobanurwa muri ya page navuze y'igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3, page ya 254. Haranditse ngo iyo myenda yera ngo ni imico izira amakemwa abizera bahererwa muri Kristo. Gukiranuka kwa Kristo kuzira amakemwa dukwiriye kukwakira. Noneho reka nsome ibihamya umuzingo wa 2, ho ndasoma ku amaparagrafu agera muri 3 kugira ngo dusobanukirwe iki kintu cyitwa imyenda yera. Imyenda yera twese abizeye dusabwa kwambara, ariko kubonera kw'imico, ariko gutungana kw'imico. Ibihamya umuzingo wa 2, page ya 444, ndasoma ku isubi ya 2. 444 ndasoma ku isubi ya 2. Iyi mico iboneye isabwa muri twese abizeye kugira ngo tube twambaye ya myenda yera, icyo umuhanuzi yise imyenda yera mu mvugo y'umwuka. Haranditse hati 444 igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2. Haranditsemo aya magambo agira ati: The people of God were represented to me as in backsliding state. Neretswe ko ubwoko bw'Imana basubiye inyuma. Iri yerekwa umuhanuzi yararibonye. Ubwo kuko yerekwaga abyo mu gihe cya Laodikiya, yerekwaga abantu b'Imana bariho muri kino gihe cyacu, ngo abona bayagenje bate? Barasubiye inyuma. N'ikigisho kivuga ngo guhwitura kureba itoro, niba ari guhwitura, n'ikigisho kinini cyane. Ndakomeza. They have not an eye single to the glory of God. Uburyo basubiyemo inyuma n'ubu nuko imitima yabo itarangamiye Imana. Mwabyumvise bavandimwe? Muyerekwa yabonye abana b'Imana bariho muri kino gihe cyacu cya none, ari cyo gihe cya Laodikiya, barasubiye inyuma, ariko basubira inyuma mu buryo bukurikira. Imitima yabo ntiyari irangamiye Imana. Ibi bihwiturira buri wese gushyira ku munzani we kugira ngo urebe mubo yabonye barasubiye inyuma, nawe waba utarimo, wenda ukabutanywa inzoga, ukabukijya gusenga, ariko umutima wawe utarangamiye Imana. Niko gusubira inyuma kwa mbere yabonye. Icya kabiri, their own glory is prominent. Yabonye icyubahiro cyabo ari cyo bashize imbere. Umuntu wese arwana no kugira ngo atagayika mu mudugudu. Umuntu wese arwana no kugira ngo arinde ibyo yagezeho bitamucika. Umuntu wese arwana no kugira ngo amenyekane. Umuntu wese arwana no kugira ngo atinywe. Abona abantu b'Imana barasubiye inyuma bwa mbere kuko imitima yabo itarangamiye Imana. Icya kabiri, ngo umuntu wese yarashize imbere icyubahiro cye. Their own glory was prominent. Yabonye icyo buri muntu wese ashizeho, n'ugushaka uko yakubahwa, n'ugushaka uko yashimwa, n'ugushaka uko yarinda uko utwagezeho, n'ugushaka uko yakwiyambuka yakugayika, n'ugushaka uko yakwitera kubahwa. Abona buri wese n'ibyo ahugiyemo
abantu baribagiwe Imana. Ndakomeza nsome. They seek to glorify themselves and yet call themselves Christians. Yabonye buri wese aharanirwa kugira ngo yubahwe, nyamara agakomeza akavuga ko ari umukristo. Mbega nta wari ugiharanira icyubahiro cy'Imana. Buri wese they were seeking their own glory and yet call themselves Christians. Yabonye buri wese arwana no kugira ngo yubahwe, atari icyubahiro cyo mu itorero, ahubwo agira ngo nanjye ngira uko mera mu isi, ngira uko ngaragara mu isi. Noneho umuntu wese niyita abatakibaza ngo mu ijuru barantekerezaho iki, mu ijuru baramvugaho iki. Umuntu wese arajwe ishinga nuko avugwa mu mudugudu. Umuntu wese arajwe ishinga nuko mu itorero bamutekereza. Umuntu wese arajwe ishinga nuko agaragara mu bandi. Ariko abantu batakirajwe ishinga no kwibaza ngo mu ijuru barantekereza bate, mu ijuru bamvugaho iki, mu ijuru banyandikaho iki. Ibyo iyo bibuze umuntu aba yasubiye inyuma. Nibyo inyandiko ikomeza ivuga, holiness of heart and the purity of life was a great subject of the teaching of Christ. Kwera kumutima, kubonera kumutima kwera kumutima no kubonera kw'imibereho nibyo yari ingingo nkuru mu byo Kristo yigishaga. In his sermon on the mount, after specifying what must be done in order to be blessed and what must be done, he says, be you therefore perfect as even as your Father in heaven is perfect. Mu kibwiriza cyo ku musozi, ubwo yari amaze gutondagura ibyo umuntu asabwa gukora ngo abuhiriwe, yashoje cyangwa yapfundikiye ikibwiriza cye avuga ngo namwe mube muboneye nkuko so mu ijuru agenza ate, nkuko so mu ijuru aboneye. None umuhanuzi aravuga ngo perfection, holiness, nothing short of this would give them success in carrying out the principles he had given them. Yesu yatinze kuri ibyo kuko yarazi ko kubonera no kwera ari byo gusa byababashisha gusohoza amahame y'ibyo yarabashinze. Umuntu amenya amahame ntagire kwera, umuntu amenya amahame ntagire gutungana, yaba yikoreye umutwaro atazasohoza. Sibyo? Noneho abona abana b'Imana bo muri iki gihe, muri ya miterere ya Kirawodikiya, muri ya miterere yo kunyurwa n'ukuntu Imana yitanyuzwe nako, abona bo baranyuzwe nuko baza amahame y'Imana yabahaye, ariko nta urajwe ishinga no kugera ku kubonera, nta urajwe ishinga no kugera ku gutungana. Ubwo yagendaga areba mu ngo z'abizera ubutumwa bwiza ngo arebe ninde ujya wiyiriza ubusa ngo Imana imwambure uburakari, ninde ujya ufata igihe cyo kwiyiriza ubusa ngo Imana imuhe kugira umutima w'ubuntu, ninde Imana ngo arebe umuntu wapanze kwiyiriza ubusa ngo atakambira Imana imukuremo kamere imubangamira, imuhe gukunda amahame no kuyaremereza, imuhe gukunda abantu no kububaha, agasanga ibiraje abantu ishinga ibyo ntibirimo. Maze aravuga ati nabonye ubwoko bw'Imana bwaragenze bute, bwarasubiye inyuma. Reka nsome nihuta. Hakomeza havuga hati, he will never become weary. Nari nsimbutse. Holiness will lead its possessor to be fruitful and abound in all good works. Kugira ukubonera no kwera bibashisha ugufite kwera no kugwiza imbuto z'imirimo myiza. Kwera no kugwiza imbuto z'iki? He will never become weary in well doing. Umeze atyo ntajya arambirwa kugira neza. Neither will he look for promotion in this world. Nta nubwo aharanira kugira ngo yubahwe muri iyi si.
ibyo ntabwo abiyitayeho. He will look forward for promotion to the time when the majesty of heaven shall exalt the sanctified one. Ahubwo yitega ko ikuzo ryazaribona ubwo igikomangoma cyo mu ijuru kizaba kije gushyira hejuru abagize kwera. Nguwo umwambaro wera twese duhamagarirwa kugura. Uwo ni wo mwambaro wera twese duharanira kugura. Reka nihute iminota nsigaranye mike nsome kuri page ikurikiyeho, page ya 445, iyi paragraph ya mbere. Harimo aya magambo harimo ni 446 murambabarira. Harimo aya magambo agira ati: Not all professed Christians are Christian at heart. Abatura bose ko ari abakristo siko ari abakristo mu mutima. Abatura ko ari abakristo bose siko ari abakristo hehe mu mutima. Bimeze bite? There are sinners in Zion now. Kuri ubu Isiyoni hari abanyabyaha. Hari abanyabyaha bahehe Bisiyoni, as they were anciently, nkuko byari biri mu gihe cya kera. Reka nsome interuro neza. There are sinners in Zion now as they were anciently. Kuri ubu Isiyoni hari abanyabyaha nkuko byari biri kera. Isaiah speaks of them in referring to the day of God. Yesaya yabavuzeho ubwo yavugaga ibyerekeranye n'umunsi w'Imana. Ubwo muzabisoma muri Yesaya igice cya 33 ahanditse ngo abanyabyaha b'Isiyoni bagize ubwoba guhinda umushitsi gutunguye indyarya. Ninde wo muri twe uzihanganira no guturanwa n'inkongi y'iteka? Ayo ni amagambo ari mu gitabo cya Yesaya 33 uhereye ku murongo wa 30. Ndakomeza soma. Noneho akomeza asobanura ngo aya magambo asobanuye ati there are hypocrites now who tremble when they obtain view of themselves. Mu bana b'Imana kuri ubu ngo harima ab'indyarya bahinda umushitsi baramutse bahumutse amaso, buri wese akamenya uko ateye. Buri wese akamenya uko ateye. Ukamenya ko ufite icyangiro ariko utagisengera ngo kiveho. Ukamenya ko ufite ubwibone ariko utabusengera ngo buveho. Ukamenya ko ufite kamere runaka ariko utayisengera ngo iveho. Ngo kuri ubu muri Siyoni harimo indyarya ngo zahinda umushitsi ziramutse zifunguwe amaso akareba, buri wese akareba uko ateye. Their own violence will terrify them in the day which is soon to come upon us. Haranditse ngo ububi bubarimo buzabatera ubwoba ku munsi ugiye kutuzira bidatinze. The Lord comes out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Ubwo Uwiteka azaba hagurutse mu buturo bwe kugira ngo ahanire abari mu isi ibicumuro byabo. Ntabwo umwanya utwemerera kurenga hangaha. Icyo bise umuti wo gusiga ku maso ubwo ngo n'ukwigengesera n'ubushishozi butuma umuntu ajya yirinda kugwa mu byaha mbere yuko abijyamo. Ukirinda kugayika batarakugaya, ukihana batarakwicaza mu bandi, ukiyuzuza n'uwo wahemukiye atarakurega. Icyo nicyo bita umuti wo gusiga ku maso. Kwavuga ati andeze yansinda amburanije nagayika. Imana y'amahoro iduhe iryo vugurura ryuzuye ry'imibereho y'iby'umwuka. Tugire umutima ukunda Imana, twizere ko Yesu kuza kwe kutwegereye, kandi twambara imyenda yera ariyo mico myiza iboneye mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi
nivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.